umwanya wanjye ubuze irigi umva urire ndi wenda urire ntabwo ugenda urira umaze wanjanye ntabwo hano kuri tuzajya bose wanjanye iwacu mu cyaro haka iki gihungu gitaza cyari nora iki nacyo nitesha mutwe we Dino sha Dino bana nyagasani Dino waje waniwe tukagenda ndaje bose ndaje tebuka wanuriwe ndaje Hero kutinduri mu biki warino kutinduri mu biki ndaje uraje suraje uri mu biki amazi nubwo nawe kunyihuti nari nararangiza kwambara wakambara amakoma ugiye wambara uri kwambara neza umuntu ubungubu waba waragiye mu mujyi ugasubira iwanyu nta karuvante wambaye ukavuga ngo wagiye ese kabanye gukambara neza umuntu yagenda wamba atari gusa neza ubuze wavuga ko atandukanye ari irihe waragiye wambaye bose genda ujye kwambara ukongera ukagaruka wambaye ukongera ukagaruka wambaye uko wagiye ngongera ujye kwambara ubwo se nta muntu n'abantu bose twari duturanye iwacu nta muntu nigeze mbona yagiye mu mujyi akagaruka atambaye umukandara ibyo bintu ntabwo nta hantu ho byabaye ubwo se wagenda ubwira iwanjye ko wari waragiye he mbuze umukandara uzi ko ari uwawe umukandara iyo ugura uwo tungana nanjye ukareka kugura ibingana nawe neza kuki wambaye wanjye nyine ni ngo wambara wawe neza wowe wagenda mu cyaro nta mukandara wambaye wakambaye wawe njyewe nunga umukandara nawe ukure wigizana naguze umukandara ubu urifashe umukandara mu nzu urawuza neza ko ari uwa bose rero ngenda niba ari ibyo duseze n'amasezerano niba ari ibyo duseze n'amasezerano tumenya ko tutazongera no gukorana none uko nzongera gukorana nawe niba ushaka ko umuntu azajya ajya mu cyaro ari gusa nabi kandi yaragiye mu mujyi uzajya usobanura yuko uko wagiye uko ugarutse uri gusa ukavuga ko wagiye gukora kimwe ndetse ubundi urasute neza uri kubona nambaye agakandara sibyo nkaba nambaye n'agakaruvati sibyo noneho nikore uko nutabemerewe mwakazavuga ngo uriya muntu ni umunyamugi ukora umeze nka masira byo rwose masira rwose murabera uwo ni umunyamerika ariko oya ninde ntabwo wamenya uwo ari we ibyo aribyo byose ni wamumenya gute utuye mu cyaro ni umuzungu ibyo aribyo byose masira nanjye ubu nsigaye meze nka masira w'umuzungu siko masira w'ikiwerewere uramuzi nimba nibyo ngibyo rero niba uri kujya mu mujyi ukagenda uvuga ngo mvuye mu mujyi ukavuga ngo ndi ikiwerewere ubu ngubu iwacu kuko ni gute utinya ukajya kumfatira umukandara ukaza kwawe uzi ko mushiki wanjye namubwiye ko agiye makuza yirirwa yumva bavuga bavuga ko ikiwerewere ikiwerewere si makuza ni ikiwerewere nese makuza wowe neza mu makuza nawe makuza ni oya bose njye niba ari ibyo ngibyo reka twemeranye tubyemeranyije na kuza uragenda ku mategeko yanjye ngira mu mategeko yawe none so niba turi mu mujyi uzajya unyobora nitugera mu cyaro ndakuyobora sibyo nitugera mu cyaro uranyobora ndakuyobora mu cyaro uramenya uyobora gute mu cyaro si wowe urahandusha wowe wahavukiye wowe urahanda mu cyaro ubu nitugerayo uzajya uvuga ngo patoro makuza ubwo mu cyaro uragenda imbere ahantu hose ndajya nkubwira n'ujya unakumamaga ujya uvuga ngo patoro makuza rino kuko bazi ko ari ngiye makuza w'i Kigali nirirwa bumva ngo kwa makuza baba bazi ko ari kwa patoro makuza rino gafirigi gafirigi none se ubwo nese ukuzi ako nta kantu gasino nkongereyeho gafirigi bari tubona gutinya gafirigi ni umuntu wewe ubwo nacyo ndakwita makuza rino gafufuta none se hasi umuntu uribyo wenda gutunga utuzina twadanje wenda wumva none se ubu tubigenze gute
kwiriza tugiye kwiriza kandi tugiye iwanyu kutugiye iwanyu ukaba utangiye kwifata nabi boss njye ntabwo nabyemera ijyane oshigende oshigende umuntu yambaye mu mujyi ngo ni gafiriki n'akarenge n'ibintu n'ahantu no mu mateka y'umuziki nyarwanda nta muntu yigeze ava i Kigali yitwa gafiriki nimba ari gafimafu ndetse urashaka kwitirwa n'uwuhe muhanzi ndetse wowe njyewe nuwumva se ubundi yitwa ni njyewe ubundi ni njyewe bita Chris Brown Chris Brown harya ni umuhanzi waheye ibyanyu byose ni umuzungu ni umuzungu ibyanyu byose ubundi njyewe umuntu abazungu kandi nanjye ndi umuzungu oya ntibwira umuzungu uri umuzungu rwose ndagushimira yego patro aha ariko bana nigizaga uri patro uri patro ubundi bose wowe biragurimba cyane uri imbwa uri n'igicu pe uri ikigutiri cy'ituru kabisa cyane cyane weho ubundi weho ni wowe njiji ya mbere no mu gihugu neza yego ubundi njyewe nitwa nde wewe witwa patro kabisa patro Mavidi banyamira urashize noneho neza sibyo uri patro Mavidi ariko Mavidi umenye ko ari umuntu ukomeye ahubwo we ntabyiza kurya kwita ibintu byiza ukanabyaha ubundi ikintu bita Mavidi ni umuntu unakaze mu gihugu ndamukwitirira bwiyungu ugatangira kurira patro Mavidi akora ibiki Mavidi ni ubundi Mavidi ni kaziza urukundo kugera muri burarirwa bakagenda bagira bavuga ati muduhereze Mavidi oya ntabwo nanditwa Mavidi ese ubona imodoka idaturuka ku Gisenyi ihetse Mavidi mpaka mu mujyi wa Kigali mwinaza kama muheka bamukura igoma amafura mu macupa akaba arimo nimashaka bamukura igoma Mavidi ntabwo nakitira manaho ni mafura se akaba aya mafura wabanguregeshejwe warekuraye mafura barayinywa bakamererwa neza nkwite mafura ntabwo uri mafura ubwo wowe uri patro gusa uri patro gusa patro Chris Brown inde Chris Brown patro aya ni sawa ni ubundi ni njyewe patro neza kutangiye kurwana uyu nari no kugira ngo bose njye ntabwo mukomeze ntuzubura ababaye nababara zuba n'ibintu buri mu rubuga urabizi ntuzubura ababaye nababara bose oya pe kibazo mupira nta nubwo tukijyanye iwanyu ahubwo subiza n'umukandara wanyu nawe nasubiza bose niyo wanyica nawe nasubiza nawe uri busubize nawe nsubiza hejuru y'uko utangiye no kumenyera umuntu nawe nasubiza niyo wanyica ubu sirigi umva urire ndiwe ndiri yakugenda ndakuru bose banjanye bose banjanye wacu mu cyaro bose banjanye bose nagurimbwa bose